umwami ukundi. Umwami aramubwira ati niki gitumye wongera kuvuga ibyawe? Ndabitegetse ngo wowe na Siba mugabane igikingi mo kabiri. Mefibosheti abwira umwami ati yenda akijyane cyose. Umwami databuja asohoye amahoro mu rugo. Uranyumva neza? Siba aca inyuma abwira uyu muhungu ngo wihunga ukurikiye Dawidi. Noneho abahunganye na Dawidi, noneho Siba w'umugome ashingiye ku bumuga bwiwe aragenda aravuga ati yanze kuza, arimo aragambana, arashaka kugarura ubwami bwande bwa sekuru. Kandi yarakowe na sekuru. Birangiye noneho nibwo yavuze ngo ndategetse noneho ntimuzongere ahubwo mugabanemo kabiri. Urumva ko Siba w'umupagani hamwe nabwo n'icyagihe hari umuntu udashaka gutera imbere, hari umuntu udashaka kubona bwa bwenge buke, yitwaza ko yamugaye ntiyakurikira umwami, finally aza kwisanga yaguye mu mutego wo kwamburwa bya bindi byose yari afite. Inyenyeri barayizima, irukana umugabo amushakira umutsima. Gake mushugiye hari akantu numvise kansobanurira neza. Imana yamubwiriye mu butayu atwite, yarahunze asubiye mu Egiputa. Aramubwira ati umva hagarara aho, subirayo, genda ujye kubyara, subiyayo ubyarire mu kuba ubyariye mu rugo yitwa nyir'urugo. No mubyara mu Egiputa ntabwo azamwene Aburahamu, nta mugabane azabona imbere ya bene se. Mujyaneyo wemere ibyo azakugira byose, kuko umwana uzavuka azitwa Ishumayeli. Munda harandiye arangije asubirayo atwita mugera ngo yirwa byara umwana arakura, ngo ariko ngo Sara amaze kubyara ari gusohora Isaka bimeze neza ngo baramuseka, ngo ayibonye atabwira Aburahamu ati senda umwana na nyina bava aha ngaha bagenda. Ubwa mbere yaransuzuguye, natangiye no kunseka. Noneho arangije ngo Aburahamu ngo ibyo biramubabaza iby'umwana we. Yego, abaza Imana amubwira ngo iby'umugore afite avuze ni kuri, senda n'umwana bagende kuko sibo nzaraga. Isezerano riri kuri Isaka, ariko nawe nzamugira ubwoko bukomeye. Urumva ko Imana yabivuze hariya. Arangije ageze mu butayu ngo umutsima n'amazi bimushiriyeho, aho yakwicaye ngo yibuke icyo Imana yavuganye nawe ko azaba ukomeye, ukomera ntazapfa. Icyo Imana yavuze ntigihinduka. Ahubwo ngo amurambikaho ngo ajyaho nk'aho umuntu yatera ibuye, ngo ajya kwitegera ngo atareba urupfu rw'umwana we, nyamara mutwite Imana yavuze ngo nzamugira. Uwo mwuka wo kumva ko ikimaze kitazasohora ni ukubera iki? Ni umwuka mubi cyane umaze gutera abantu. Ko ngo nzamugira, ngo arangije amurambika hafi y'iriba kubera agahinda n'amarira, ngo ajyaho umuntu ashobora guterwa ngo kugira ngo atareba urupfu rw'umwana we. Kandi ikibazo cyari umwuma. Kandi Imana yambwiye ko izamugira iki? Amurambika hafi, banza agatewumva ikisha abantu mu kuza inyenyeri yabo. Barasenze Imana iravuga, ariko bageze urwego bamaze gucikaho intege ku buryo bavuga ati siyo yavuganye nanjye. Noneho ngo amurambika ajya hirya aho yitegeye. Impamvu yakuzanye ku isi. Icya gatatu urebe ibikurwanya. Icya kane banza usenye ibicaniro by'iwanyu, utange igitambo kiwe gifatika, wubaka ahazaza hawe, wibuke icyo Imana yavuganye nawe, ugihagarareho. Niwo muti. Akandi nibutse n'akandi kantu twigeze kuganira nawe umushumba, buriya ngewe tuganira ngenda mfata ngo nuko Aburahamu ageze mu gihugu Imana yamubwiye. Twajyanye ushobora mbabara tukajyana. Aburahamu ageze mu gihugu cy'Uwiteka Imana yamubwiye, ngo ahageze ngo ahita amenya ko ageze i Shekemu, ngo nuko ahita atanga igitambo. Erega yari yamubwiye ngo jya mu gihugu nzakubwira, nta gihugu yamweretse. Ariyo mpamvu mu Baheburayo bavuga ngo iki cyatumye Aburahamu ahaguruka ngo ajya mu gihugu atazi icyo ari cyo, yizeye ko Imana imuhamagara izahamutuza. Ahageze aho ngo abagarose, ahageze ahita atanga igitambo cyuko avuye muri Uriya Bakaludaya, ko yinjiye mu gihugu cy'isezerano, kandi ko atangiriye ibyo bizima. Tera ahanaguritse, Metusela ahagurutse, byose naho avuyeho avuga isi ko ajya atangiza umuryango we. Kabiri, ni ukubera iki Imana ihereje umugabo igihugu ari Imana ikimuhaye akagitangamo igitambo? Si cyo cyane akwiye kumenyera kwitwa umukristo ubwabyo. Kibikuru ugomba guhagarika. Icyambere igitambo gihagarika imbaraga z'abadayimoni, igitambo gihagarika ibikurwanya, igitambo cyangiza ubuzima bwawe bushyashya n'icyerekezo cy'umuryango wawe. Izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana hano kumwe bw'Abera Ministries. Niba warakoze subscribe, Imana y'amahoro iguha umugisha. Niba utarayikora, uyu ni umwanya wawe. Se waba uba hano
kumwe bw'abera ministries ukaza ukareba video utarakora subscribe nyabona uri gukererwa kuko hari ibyo bigenda, hari igihe ubona video si urabizi ko nakubeshya ko hari igihe ubona video imaze nk'iminsi 2 ukavuga uti se kubera iki ntayibonye, nuko utakoze subscribe. Kubera iki hari ibintu ntajya amenya ngo sobanukirwe, kandi iyi channel ari channel y'ubwenge, ari channel yo kumena no kurimbura no gukuraho no gusenya ibyigize kagarara bimaze imyaka n'imyanika. Kise nasobanukirwa imbaraga zingendaho nuko utakoze subscribe no gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tutambutsa kuri channel umwe bw'abera ministries. Yes, reka nshimira abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali nta gatandatu y'abadiaspora, abantu mukora like, abantu mukora comment. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Muraho neza mushu. Ndaho. Yego, dushaka ngo dufatirane Satani atarabyuka tumutsindi cy'umutwe. hajya aryama harya. Yego. Nigeze kunsasa. Kira se ntuza bavuga ngo ni serume cya nyirarume. Nyirarume se bura nyirarume, abanyirarume gute mushona Kinyarwanda nacyo kiya kinkomfizinga. Bundi twakamwise serume kuko ni umugabo. Dore mushubu yene impamvu ari nyirarume nuko nyina ari musaza w'uwo muntu. Simvuga ngo ubunyokorome uhagezwa na nyoko. Ubunyokorome uhagezwa na mama w'umuntu. Soro kuba atakari nyirarume haba harimo igisanira cya nyina n'uwo mugabo. Ariko nta kuntu yaba sekurume. Sekurume mva ndekanye. Chimi abantu bamaze icyumweru umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu, uyu munsi akaba ari ku cyumweru twaba turi kumwana kumwe bw'abera ministries. Mwakoze cyane, mwarakoze kwitabira. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Bangira ngo tukanyuzemo. Ejo bundi nakoze akantu mu kiganiro ndavuga buriya Imana ishimwe ko yampaye utuntu nyine nanjye, ariko reka nzakora comedy bazayireba, kandi comedy nyine kujya nsetsa abantu ariko nkoresheje ijambo ry'Imana. Nkavuga nk'utuntu abantu batajya batekereza, gufata Satani ukamukubita inkoni ku kabuno. Nabonye hari umuntu ngo byasekeje cyane, araraseka ngo ijoro ryose anyohereza yasetse, aravuga ati nk'ibi bintu ubu bivuze gute nawe wakoze umuntu. Nanjye biranshye. Uyu munsi rero mvuze yuko Satani tumufatirana atarabyuka. Kuko ubundi ngo abadayimoni ngo basamuka saa 3 bagiye mu iteraniro ry'abera cyagiye cyo guterana. Uburyo nyuma ya saa 3 iyo winjiye mu rusengero weho Satani aguha gahunda yo gukora, ajya guha gusinzira, ajya guha kujoga ababwiriza butumwa n'abari kuririmba. Ariko iyo wagezemo mbere ugakora ugafatanya n'abanyamasengesho basengeye iteraniro, navuga ati imbaraga natakaje ndi mu iteraniro ntabwo ndazipfusha ubusa, akamfatirane Satani atarazamuka ngo yinjire. Kabara akanyuzemo kugira ngo n'abadukurikiye bize kugera neza. Mushumba, amakuru y'iminsi. Ndashima Imana agira ngo tugire vuba tujye guterana. Yego. Ariko hari igihe batangara bati ko barekuye ikiganiro kije saa 8 bakaba bavuzemo ngo tujye guterana. Twebwe ubundi nuko byatugoye kubera ubukene n'ibibazo tubamo, twamuye kuba mu rusengero tutavamo. Rero guterana irya mbere nkaza kujya mu jyama saa 6 ntago ari ikintu kigoranye. Tubwiriza mu gitondo n'ikigoroba. Ahubwo bagomba no kumenya ko dukora ibiganiro mu gitondo, noneho nyuma ya saa 6 akaba ariho nyine kiza kujyaho. Nari uko kimwe bitandukanye. Kubera ko urumva dutumirwa henshi kandi hose tugomba kugira murare mu kuhajya. Niyo mpamvu bajye bihanganira n'iminota yo ku cyumweru agiye dushyiraho mikeya. N'abantu mbona bareba gake gashoboka, ariko hari abantu b'intarumikwa. Hari abamama b'intarumikwa, hari abamama b'ingorogoro, hari abamama bafite imbaraga zo gukurikirana inkorokoro. Bavuga bati umwe bw'abera ministry biba mu mvura biba hari n'abagabo
biba mu mvura biba ku zuba, tuzareba ibiganiro n'abasore n'abakobwa. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Mushumba wabasengera maze noneho tugatangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka dusenga Imana tuvuga ngo uri uwera, uzahora wera, uzahora ku ngoma, uzahora iteka ukora, uzahora ukora ibikomeye. Turagushimira ko uri umunyembaraga. Komeza ubane natwe, si ubwa mbere ubana natwe, n'ukomeza ubane natwe muri byose. Abagiye kumva n'abagiye kuganira dufashe muri byose, kwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana iguhe umugisha mushumba. Urakoze cyane. Abantu muri iyi minsi basigaye bansengera isengesho, navuga iti muransondetse nubwo nikirije, bansengera isengesho nari nkumbuye ubwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nta mbaraga dufite zindi zirenze izo twakoresha, ni Imana iziduha. Yego. Kandi ufite courage, ngwino dukorera Imana. Ejo twaganiye ikiganiro cy'uburyo ki kubw'isezerano, kubwo umuryango, kubwo ubushuti, yego, no guca bugufi, byatumye Dawidi avuga ati umva wari uwo gupfa, ariko ngwino mu bandi banjye. Yego. Waramurokora. Amen. Uyu munsi ndashaka kugira ngo uze kumfasha, unafashe n'abadukurikirana umunsi ku munsi. Ni gute umuntu yakwiyakiriza inyenyeri cyangwa se mu kimwe yayizimiriza? Uruhare rw'umuntu mu kuzimya inyenyeri ni uruhe? Kuko twabonye uko twayibonye Dawidi amaze gupfa, nuko umuhungu w'imbaraga se agiye kuvuga na cya gitutsi bivuge cyane babyumve w'ibinteza kubivuga. Ntabwo barantera amabuye ngo kubera ko bitavuzwe nyine. Bivuga babyumve. Ubundi ngo rivuzwe n'umubyeyi ntabwo rikomwa mu nkokora, ariko rivuzwe n'umwana burya umubyeyi aryana bamucishaho agakoni ku kaburo. Urabinyemereye mbivuge? Bivuge. Ngo umuhungu w'imbaragasa cyangwa se umuhungu w'imbwa yiyise umuhungu w'imbaragasa n'umuhungu nyine ufatwa nk'imbwa. Ati ni gute naza nkatura i Yerusalemu kandi wowe ubwawe n'Imana yarabihamije ko ntawe uzatura i Yerusalemu amugaye, apfuye ijisho n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko Dawidi kubw'ineza y'Imana n'ineza yagiranye na Yonatani aramuzanira ahamutuza, ariko ngo amaze gupfa ayikura. Ni gute umuntu yakwizimiriza inyenyeri kandi yari yanze? Umwana akabyuka agasanga inyenyeri iraka, ariko akagira uruhare mu kuyizimya. Bigenda bite? Biterwa n'iki? Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibishimire. Kandi nshimira igisubizo cyanyu cyiza. Murakoze. Agira ngo mubaze ikindi ndakikubaza tugiye gusoza. Ndakwinginze tubwire. Mama atumbaza nkabyumva. Turacyari hagati y'intambara za Sawuli ndetse n'abandi batandukanye n'ibindi byinshi binyuranye turimo dusobanukirwa. By'ukuri twamaze kubona ko umuryango ugira uruhare mu kuzimya inyenyeri y'umuntu, ikagira n'uruhare mu kwatsa inyenyeri y'umuntu. Ni nako n'umuntu ku giti cye we bwite abasha kwiyakiriza inyenyeri ye cyangwa akazimya inyenyeri ye. Iyo amaze kubimenya, icya mbere amaze kubohoka, amaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, ubanza akakira Kristo umwami kuba umwami n'umukiza we. Ntabwo ari no. Ubwo ni babandi bubatse kuri Kristo, ariko batubatse muri Kristo. Vangukana ngo yakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Nibaze it's like cyane ni nko kuvuga ngo yaba umwami sometime, ariko noneho ugomba kwakira Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. By fire by force. Aho niho utangira kwatsa inyenyeri yawe, warangiza ukajya mu mahame y'Imana. Abajya mu bapfumu n'abaroga n'abahamagara imyuka n'abaraguza inyenyeri n'abaraguza iki, kuko abanyenyeri barayitwara, bo baravuga ngo banza wemera abakuru n'abakurambere,
kandi abakuru n'abakurambere ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubundi abakuru ni imyuka ikorera mu mwijima ikorana na Satani. Noneho kuko njye nabaye mu byo kubandwa ntabwo nabanzwe, ntabwo nabibonye ko nigeze kurunguruka aho biri batufashe bari batumereye n'abandi barakwica. Iyo bafashe ko ari umuntu utarabanzwe babijemo barakwica buryo, kuko ibintu bakora nibo bagomba kuba banabizi nta wundi babyereka. So banza kwemera imandwa nkuru, bakemera abakuru, bakemera n'iki n'abakurambere. Icyo gihe kugira ngo ubashe guhabwa ya nyenyeri ikoreshwa n'abadayimoni yaka mu gihe bayishakiye. Ariyo mpamvu bakire benshi bamwe n'abandi batuze amafaranga runaka, iyo adahombye, iyo adakennye, iyo adapfuye nabi n'ubundi apfibye abisize ntagire n'uwabiraga, ko bigomba gusubira kuri Satani wabifashe kuko n'ibyo umutungo wafite. So iyo umaze kwakira Kristo wawe akakubera umwami, noti akakubera umwami w'ubugingo n'umukiza w'ubugingo bwawe, nibwo utangira kubaka inyenyeri yawe ukayiyakiriza, hamwe no gusenga, kumenya imbaraga zikurwanya, abadayimoni bakurwanya, uburyo bakurwanyamo, uko bakurwanyiriza, n'uko baguhagurukira, n'uko bakuvuga, n'uko bagutera, n'uko bagukorera ibintu byose bitandukanye. Ibyo byose kandi bamara kubikora, kandi bamara kubikora amaze kubitunganya, bikagenda bigasanga hajemo ikibazo. Aho rero umuntu agira uruhare muri ibyo bintu. Icya mbere rwo kwibohora cyangwa kwiboha. Singushubije ntabwo uransubiza. Ndashaka nagushubije ngo nigute umuhungu wabaza ngo bigende bite. Umuntu ni urashaka gusubiza ikihe kibazo cyiza. Ikomerezaho kuko nafashe ateye agatebe. Ni ukuvuga ngo ikintu turuze kureba naho nashaka gusobanura. Yego. Yuko umuryango umuntu ku giti cye amaze kumva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Ari ufata inisiyative yo kwitandukanya n'iby'umuryango w'iwabo, akitandukanya n'amahame y'iwabo, akitandukanya n'intambara z'iwabo, yarangiza akatsa inyenyeri ye, amaze kwakira Kristo kumubera umwami n'umukiza, noti ahubwo kumubera. Kuko nk'umukiza it means sometime ashobora kubera umukiza ukarabyihora ukabyikorera. None ikiba gikurikiyeho iki? Turafata urugero muri Bible. Yego. Inyenyeri ya Mephibosheth. Yego. Yakijwe n'ibyiza se yakoze. Yego. Ariko izimywa n'uwitwa Siba wari umufiteho ububasha, kuko yagendanye n'utagira icyo ahomba. Icya mbere Siba niwe ajya guhinga imirima ya sekuru. Nuvuga ngo ibyari bya Sawuli byose ni Siba wabihingaga. Mephibosheth yibereye kwa Makiri nta kintu arya. Noneho bamaze kuvuga ngo azajya ahingira Mephibosheth, abahungu be bamukorere, undi ari ibwami arya. Ariko uwitwa Mephibosheth ntiyarinda amavuta, agendera ku munyenga wa se, ariko yibagiza ko ari imuhiga. Yego. Wakumvise ariko buri? Yego. Ndakumvise. Agendera ku byase ariko ntiyagira ubwenge. Wumve hano ngiye kubwira ikintu gikomeye. Unyumve kandi wumirwe. Kandi yari kumwe n'ababenyamini 1000, na Siba umugaragu w'imbata wa Sawuli n'abahungu be 15 n'abagaragu be 20 bari kumwe nawe bambuka Yorodani, umwami abitegeye. Ubwato bujya urumva ahangaha ashaka kwerekana, yashaka kwerekana ukuntu Mephibosheth yamaze kuva aho hantu. Urumva? Reka nze ndisomere ijambo. Kandi Siba umve ahantu atacunze neza, kandi yaramuhaye. Reka turebe ahangaha turaza kuhabona ntugire ikibazo. Ngo umwami aramubwira ati reka nuko yagiye kumugambanira Siba, ntabwo nshaka gusoma amagambo yose. Etse wumve. Ageze i Yerusalemu gusanganira umwami abaza ati ariko icyakubujije kujyana nanjye ni iki Mephibosheth? Barimo bahunga. Ageze i Yerusalemu asanga umwami, aramusubiza ati mwami nyagasani, umugaragu wanjye yarambeshye,
kuko umugaragu wawe nari ngize nti ngiye gushyira amatandiko ku ndogobe njyeho njyane n'umwami kuko umugaragu wawe ndi ikimuga. urumva kandi yambeshyeye kuko umwami databuja ariko nyagasani umeze nka marayika w'Imana, kora icyo ushaka. kuko abo mu rugo rwa data bose imbere y'umwami databuja basaga n'abapfuye, ariko wari unyicaje mu basangira ku meza yawe, nuko mfite butware ki kugira ngo nongere gutambira umwami ukundi? Umwami aramubwira ati, ni iki gitumye wongera kuvuga ibyawe? Ndabitegetse ngo wowe na Siba mugabane igikingi mo kabiri. Mfibosheti abwira umwami ati, yenda akijyane cyose. Umwami databuja asohoye amahoro mu rugo. uranyumva neza? Siba aca inyuma abwira uyu muhungu ngo, wihunga ukurikiye Dawidi. noneho abahunganye na Dawidi, noneho Siba w'umugome ashingiye ku bumuga bwiwe aragenda aravuga ati, yanze kuza, arimo aragambana, arashaka kugarura ubwami bwande bwa sekuru, kandi yarakowe na sekuru. Birangiye noneho nibwo yavuze ngo, ndategetse noneho ntimuzongere ahubwo mugabanemo kabiri. urumva ko Siba w'umupagani hamwe nabwo n'icyagihe hari umuntu udashaka gutera imbere, hari umuntu udashaka kubona bwa bwenge buke, yitwaza ko yamugaye ntiyakurikira umwami, fayinali aza kwisanga yaguye mu mutego wo kwamburwa bya bindi byose yari afite. inyenyeri barayizimya. izimijwe nande? nibo babwiye ngo muhingire. menya abo ubana nabo, menya abagukurikira. urumva inyenyeri ye ntiyayirinze ngo noneho ngo ushaka amatara ngo ngukurikire, ngo ufate indogobe, ngo urazi ko mugaye, undi atari ko mugabane isambu, ati shaka kongera kuvuga ibyawe, atari ko niba ibyo bimeze nka marayika imbere yawe, ati ahubwo noneho ntacyo nashaka yitware yose. umva ngo yitware yose. ngo niko Imana yangeneye, ngo njye no rya Nyagasani, ngo niko Imana yabishatse nyine, impamvu mboraye, ngo niko Imana yabishatse. yangira umusekreteri ujye bimbwira, kandi urabona ko n'uyu munsi yaje hano twicaranye hano, anyambwira ngo ubwo niko Imana nyine yabishatse. Imana yabishatse. ngo yabishatse ko bigenda. ashaka iki se? Erega mega zirahenda, ntago wamurenganya, twese ziraduhenda natwe. yamubwiye ikintu ngo ubwo niko Imana, ngo ibyo ni igeno. niba hari ingeso mbi ibaho, narimo aranyumva, ni ugufata ibintu nk'igeno. tugomba guhindura ibintu. azi imbaraga Asmodeus ashinzwe gukora mubera? ntago mbizi. azaze tuganire mubwira Asmodeus, arakubwira ati yicarire, n'ubundi ntabyo wageraho. ntabwo ari n'ibyawe. ntabwo ari ibya yicarire. Asmodeus nicyo ashinzwe. niryaje mvuga ngo ufite ibyo kurya nk'ubundi ngo urarwana n'icyo cyose bizahoraho. ese ibiryo ni ibiri mu nkono cyangwa ni ibiri mu ikofi? ibiryo ni ibikiri mu iduka, ntabwo ari ibiri iwawe mu rugo. ibiri iwawe mu rugo ntabwo ari ibiryo, wita na sitoke. ese uraranguza, uracuruza. n'akagero gato ngo uhaye ni uwo mwuka wadutse wo kuzimya inyenyeri. umuntu yubaha ati, nasi mbigenze gute se? ati jyewe urabona rero Yesu, umuntu yasigiye itare nto z'ijana, ati mbona ko biba naho utasaruye, ndabireka rwose. hari aho nayitabye. nyine niba ufite ibyo kurya yicarire rwose, n'ibyo kurya no kumva ikintu bidukuramo, harimo arabyumva nubwo batamubona kuri kamera, kandi simureze ni ukuyo kwenkaraginga. burya nukuvuga ngo abantu benshi mu kuzimya inyenyeri zabo, kuzizimiriza, bagira ibibazo bitandatu. icya mbere, ntako ntagize. icya kabiri, ndi jyenyine. icya gatatu, nta muntu nkunda. icya kane, nakwizera nde. icya gatanu, kuki bino bintu bimbaho. icya gatandatu, nzagumaho Imana nibizi, zabiko bishaka cyangwa zabyihorera. ukazasangwa n'imfura ibyo yitwa nibizi. nibizi kuva mu busore bwanjye, nibizi none uyu munsi wa none nawe niyimuzi. tugomba kubigeraho. kuvuga ngo inyenyeri, mbivuze ushatse kukubwira ikintu kimwe. njye buriya sinjya nemera umuntu ushyira hasi. bwa nubwo ndi umusaza ntuje kuriya, ku gitekerezo cyanjye ntabwo wanshyira hasi. by force, tugomba kubigeraho. ni inzu nziza. tuzi ko Imana yavuze ijambo, iravuga ngo ni ukwire madamu. mbere kure madamu yamuremeye Edeni,
ntarabona ideni yanjye by fire by force. Ikindi kintu nzi ko gato kaguha kanini, nigeze kugira ubuyobe bese bigusetsa cyane umushumba wagize ubuyobe bumwe se ahubwo uri mwese barabarira ntibakagira. Nigeze kugira ubuyobe bukaze kandi buremereye buteye ubwoba burangeraho afite uko nabona nkubwira buturutse kuki ku muntu waje akanganiriza asanze aho nari nkiba Gikongoro nyoborayo, arambwira ngo Imana yamubwiye ngo impaye inzu ifite igipangu cy'ubururu. Ukodesha ndabyibutse nari ntarakodesha nari nkiri Gikongoro nkodesha make. Noneho ndaza ni hano kwirebera, iyo mpaciye buri gihe ndaseka ngapfa ndaseka ngahwera kubera iki ntanibuka ibyo bintu. Wabimpanuriye si muvugana bari ko atuye hafi ahangari mu karere ka Kicukiro. Noneho iyo nzu ndayikunda usanga ifite igipangu gisa nuko yavuze, aranaza arabitsindagira ati iyi ni ya nzu yawe. Nayishyuraga 70, buke barazamura 80. Batsigiye kuyishyira ku isoko, inzayigura baje ibiciro usanga amafaranga singize nyatungo kuvana nabo. Hano kuri nayabona nayabona ahubwo aho bayabarira. Oya kuyabara narabaze na miliyoni narazibaza ko nigeze kuba konta aho ntakomeye. Nigeze kubara nka miliyari zingahe kandi hani nigeze no kunyatwara no mu ntoki ndimo nyakura aho yagomba kujyana hano agomba kuyajyana. None ikintu nakoze ndabyibuka nkumva niyo tangire yo kumbi za kugera iwanjye ndabo bakamadishya nshyiraho ryarange ntabizi. None nkumva kiyo nzari yanjye nkumva sinayivamo naho naguza sinahubaka numva niyanjye uyu munsi letaje ntabasha kuyubakira. Urumva nubuyobe kukwizimiriza inyenyeri aho nacukumbuye ngo natsi yanjye ku ruhande rumwe njyane kure ugasanga ntibikunze. Ariko uyu muhanuzi nuko yagize ubuyobe bwo yarambwiye ngo igipangu ni icyawe. Yarambwiye ngo ni icyanjye icyo kuko haje Yesu acyemeza. Ariko yamanje yabihanurira hirya ariko nahanse ati ni ikimana yavuze. Ugiye kubaka wisanga wakoze banza urangizaho aho ncumbika. Arambwiye ati ntaciye ku ruhande naho Imana yavuze. Reka nshaka ko naka credit muri banki miliyoni 27 zo muri 2016 kuzishyira kwa Umusozi. 27 uyu munsi wa none ni 44. Birashoboka na 50. Nshatse kubwira icyo twita gutinza ibintu. Je ntabwo wapfa kundambika hasi uko wiboneye ngo ntibishoboka. Kidashoboka ni iki kisa. Nzagerageza nyine binanire. Ninanirwa mbwira Imana ngo nananirwa. Kandi nabwo numva kubwira Imana wongera ugerageza. Ubundi ikintu tugomba kwirukana ni imyuka ibiri ngiye kuvuga ahangaha kuri nano bakivuga wa mbere ariko nta kundi. Ariko reka mikomozeho zakimbaza ni umwuka wa Hagayi yaje ari umukozi. Biba nk'uko bamushyingira shebuja. Amaze gusama inda nawe ashaka kwirata kuri nyirabuja. Ibisubizo wahawe n'umuntu wakwiyemera. Aranje nyirabuja aramuhemukira twitarahungagera mu butayu. Ageze mu butayu marayika aramubwira ngo Hagayi muja wa Sarayi urava ukajya hehe. Aramubwira ati mpunze mabuja arankomereye. Ndaramubwira ngo subirayo wemere ibyo azakugirira byose kuko utwita umwana azitwa Ishumayeli azatura imbere ya bene se azaba umurashi abantu bose bazamwanga ariko nawe azabanga. Asubira yarabyara kugira ngo bamaze kubyara Isaka ngo bari kunezerwa bakire ngo baramuseka ko yabyara umukecuru. Ahita avuga ati senda umwana na nyina none ahangaha Sara ahita asakuza irukana umugabo amushakira umutsima gake mushugiye harakana numvise kansobanura neza. Imana yamubwiriye mu butayu atwite yarahunze asubiye mu Egiputa. Aramubwira ati umva hagarara aho subirayo genda ujye kubyara subiyayo ubyarire mu kuba ubyariye mu rugo yitwa nyir'urugo no mubyare mu Egiputa ntabwo azamwene Aburahamu nta mugabane azabona imbere ya bene se. Mujyaneyo wemere ibyo azakugira byose kuko umwana uzavuka azitwa Ishumayeli. Arangije asubirayo atwita mugena wirwa byara umwana arakura ngo ariko ngo Sara amaze kubyara ari gusohora Isaka bimeze neza ngo baramuseka ngo ayibonye atabwira Aburahamu ati senda umwana na nyina bava ahangaha bagenda. Ubwa mbere yaransuzuguye natangiye no kunseka. None arangije ngo Aburahamu ngo ibyo biramubabaza.
iby'umwana we yego abaza Imana amubwira ngo iby'umugore afite avuze ni ukuri senda n'umwana bagende kuko sibo nzaraga isezerano riri kuri Isaka ariko nawe nzamugira ubwoko bukomeye urumva ukuntu Imana yabivuze hariya arangije ageze mu butayu ngo umutsima n'amazi bimushiriyeho aho yakwicaye ngo yibuke icyo Imana yavuganye nawe ko azaba ukomeye ukomera ntazapfa icyo Imana yavuze ntigihinduka ahubwo ngo amurambikaho ngo ajyaho nk'aho umuntu yatera ibuye ngo ajya kwitegera ngo atareba urupfu rw'umwana we nyamara mutwite Imana yavuze ngo nzamugira uwo mwuka wo kumva ko ikimaze kitazasohora ni ukubera iki ni umwuka mubi cyane umaze gutera abantu ko ngo nzamugira ngo arangije amurambika hafi y'iriba kubera agahinda n'amarira ngo ajyaho umuntu ashobora guterwa ngo kugira ngo atareba urupfu rw'umwana we kandi ikibazo cyari umwuma kandi Imana amubwiye ko izamugira iki amurambika hafi banza agatewumva icisha abantu mu kuza inyenyeri yabo barasenze Imana iravuga ariko bageze urwego bamaze gucikaho intege ku buryo bavuga ati siyo yavuganye nanjye noneho ngo amurambika ajya hirya aho yitegeye ngo atangira kurira yawe urabona naje ndisugi bashingira Aburahamu ndabyara umwana ererererere dore ukuntu banyirukanye nta gahene bampaye ibi ni ibiki kuki arimo yitonda kumbi yiyibagiza ko Imana yamubwiye ngo tanyu ndakumva yaramubwiye ngo subirayo wemere ibyo azakugirira Sara kuko uzavuka nzamugira ubwoko bukomeye urambwira ko umwe wakwica umuntu Imana yavuzeho nacyo kintu uwo mwuka n'abantu bafite uyu munsi wa none wo kureba ibibabaho ibibarwanya n'ibibahiga bakabihuza n'imbaraga z'Imana bakabihuza n'ikigeragezo bafite bakibagiza icyo Imana yavuze mbere yabo bese bari gufata umunzane bari gufata umwuma w'umwana kanze mushumba bari gufata umunzane w'ibaremereye ibiro ibigeragezo bipima bakajya kubipimaho Imana hirya hari ikigeragezo hano hari Imana kandi ahubwo bakagombye gufata Imana bakayereka niyo yavuze ngo jya muri Amerika yakoherejeho kuhapfira niyo yavuze ngo jya i Kigali yakohereje kuhapfira niyo yavuze ngo vukira kwanturanya nabo ni keza ndakavuga ntugakate yakohereje izi kutazavuka buri munsi witwa Tuyishimire Emmanuel Tuyishimire Mugisha kozi w'Imana uruko nteza abarozi ntabwo bashobora kuvuza umukozi w'Imana ntabwo byabakundira by force ntabwo byabashobokera niyo yohereje ngo nimvukire kwa Ntambabazi ariko yandi mwene Sebakiga Semitwambaza ntungatira ibintu rero ndagira ngo mbwire abadayimoni ko n'igisigo kugeza ashobora kukijombamo intoki kuko genda ahagaze ubu nafunitse icyo cyobo cyose Ntambabazi Revera Pasiteri papa w'umwana simvuga mu izina papa w'umwana ibyo mubwira ni iki ngiki noneho we ararira ngo itumurira ni iki ngo akanuye abona umwana yamurambitse iruhande rw'isoko abantu benshi baryamye hafi y'igisubizo ariko amaganya no kunyenyeri kwabo kwatumye batabona igisubizo hafi aho ngaho ahubwo babona ibibazo ubona ko Imana yabaritse niyo yamubwiye ngo nzamugira ubwoko aricwa n'umwuma gute erega abantu baduha temporary things the temporary cyatare chose tangible ariko bitari permanent uzuko na unyaguye ugiye gutuma njya mbwira Imana nkabwira ikibazo nkabwira ikibazo mu Imana wa kibazo mfite Imana wowe noneho nanakigeramo nkambwira Imana ni Imana rero so twavuganye avuga ati genda ikadeshi bane yandi muri korali warambwiye cyagiye warambwira uyu munsi urambwira umbwira ko uzangirira neza rero unyishyuza ntiyantesha umutwe akanya Imana uzampumugisha bavuze kuzanyagurira mari ngo icyo yavuganye natwe mu gihe gikomeye nicyo gitumye nyeri yacu igomba kwaka nubwo turi mu bibazo turi mu mwijima ari igomba kwaka Hagayi we ajya mu miruho Aburahamu yaramukiye Sarayi nibyo namukoreye n'imyenda nameseye n'ukuntu namusuye nibyo nakoze byose niyo wangira gutya kumba umwana y'amazi y'isoko ariko kuko yibagije icyo Imana yavuze Satani amushyira agakarito mu maso ajya kurira ngo yitegere ugiye gupfa agiye kumupfusha gute kandi Imana yavuze ko azabaho
Imana ibabarira abantu badukurikiye n'abazadukurikira mu izina rya Yesu. wabyumvise ariko agiye kumupfusha ate kandi mushobora dusoza wakoze kubw'uyu munsi umwanya waduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimire. Dusoza umwanzuro w'uyu munsi w'iki kiganiro cy'uburyo ki Imana nsaba abantu ko inyenyeri yabo ikomeza ikaka, bikwizimiriza inyenyeri, bibuke icyo Imana yavuze, cyakari mwibuke yuko utaje ku isi for nothing, hari impamvu yakuzanye ku isi. Icya gatatu urebe ibikurwanya. Icya kane banza usenye ibicaniro by'iwanyu, utange igitambo kiwe gifatika, wubake ahazaza hawe, wibuke icyo Imana yavuganye nawe, ugihagarareho, niwo muti. Kandi nibutse n'akandi kantu twigeze kuganira aho umushumba buriya ngewe tuganira ngenda mfata ngo nuko Aburahamu ageze mu gihugu Imana yamubwiye twajyanye ushobora amabara tukajyana. Aburahamu ageze mu gihugu cy'Uwiteka Imana yamubwiye ngo ahageze ngo ahita amenya ko ageze i Shekemu, ngo nuko ahita atanga igitambo. Erega yari yamubwiye ngo jya mu gihugu nzakubwira, nta gihugu yamweretse. Ariyo mpamvu mu Baheburayo bavuga ngo iki cyatumye Aburahamu ahaguruka ngo ajya mu gihugu atazi icyo ari cyo, yizeye ko Imana imuhamaguje izahamutuza. Ahageze aho ngo avuga rwose, ahageze ahita atanga igitambo cyuko avuye muri Uriya Bakaludaya, ko yinjiye mu gihugu cy'isezerano, kandi ko atangiriye ibyo bizima. Tera ahanaguritse, Metusela ahagurutse, byose naho avuyeho avuga isi ko wajya atangiza umuryango we. Kabiri, ni ukubera iki Imana ihereje umugabo igihugu ari Imana ikimuhaye akagitangamo igitambo? Si cyo cyane akwiye kumenyera kwitwa umukristo ubwabyo. Kibikuru ugomba guhagarika. Icyambere igitambo gihagarika imbaraga z'abadayimoni, igitambo gihagarika ibikurwanya, igitambo gitanga cyangiza ubuzima bwawe bushyashya n'icyerekezo cy'umuryango wawe. Gatatu, ni ukubera iki kino gihugu Isaka atagihawe, Yakobo ntagihabwe, Yosefu ntagihabwe, kigahabwa ubuvivure? Ahubwo ni ubuvivure bagiye mu Egiputa. Yego, ubwo ni ubuvivure. Imyaka 440 ibanza indi 200 byafashe 600. Kubera kwatera kubw'ibigirwamana. Ikindi cya kabiri no kugira ngo Imana itubaze ngo kugeza ubwo ibyaha byo mu gihugu kizagwira. Kuko Kanani yari yaravumwe. None Imana ikarindira ko abana be bashobora kuziyubakira hazaza. Niyo mpamvu urakoze ku kibazo cy'ubwenge rwose. Twavuze ngo iki gihugu ndakiguye ariko sinona. Kugera ubwo ibyaha byagituye bizagwira. Yumvaga ati nibwo Kanani yavumwe akaba afite umuvumo, agendana umuvumo, ariko nibura abana be bazaba abana bazima. Ahubwo abahivi ntibahinduka. Noneho magana nigeze badahindutse, nibwo Imana yaje kubashyira muri icyo gihugu. Nyabuna uragira ngo upfane ibyaha bya basogokuruza banyu nabo wabyaye nabo bibe gutyo uruhererekane. Tanga igitambo, tanga ituro, ubundi bohoke, umuvumo kuveho, bihagarike. Ariko fondasiyo ya mbere y'igitambo ni ukwakira Kristo, apana nk'umwami, no, kwakira Kristo akakubera umwami n'umukiza n'umucunguzi ubugingo bwawe cyane. Ahasigaye nawe ukirwanya ukabona guhangana n'ibya bene wanyu, kuko ntuzahangana n'icyaha. Navuze ahantu akantu mushuba, izina ritabagwaho karande n'imivumo, ni izina uzahabwa warapfuye. Naho izina ryitwa Emmanuel n'abandi navuze, n'aba Kalisa Leonard n'abandi bose, n'aba Kalisa Leonard kandi ni umuntu ndamuzi, n'abandi nyabuna ritangirwa ibitambo rikabatuka, naryo rikava muri rigakorerwa shift yo kwa bakanaka na bakanaka rikajya muri shift. Ibyo uvuga ni ukuri. Ahubwo se tugiye gusoza, Yesu yavuze ngo iki? Yavuze mu byaheshuye ngo uwo munsi nzabaha amabuye yanditseho amazina atazwi n'abantu bose keretse urihawe. No mu ijuru tuzahindurirwa amazina, nicyo wavugaga nyine. Iryo zina ariko iryo zina niryo Kristo yacunguye, naho wowe ugomba kwicungura cyane. Nyine mwikorera umusaraba wanyu munkurikira. yavuze ngo umukorero wanjye se
Yesu yaravuze ngo mwikorere imisaraba yanyu mufata mimi. None ko yadukijije, ko yaturokoye, kandi akakurokora ku musaraba, kuki uwo musaraba ngo wikorere ujyane kandi yawufasha? Uwo musaraba ni ka famiye. Tuzabiganiraho ubutaha. Imana y'amahoro y'umugisha. Shalom, shalom. Shalom, shalom.